kari we musambanyi urenze nge naraterese ndaza ndabyemera ndavuga nti Imana imbabarire hari n'abantu bavuga batabanje gutekereza ahanga noneho nasarira rimwe nkamubwiza ukuri ndakubwiza ukuri no kuza kumenyereza kera agenda amenyere se amenyere nyina hakaze kumenyera jewe tasiyo kunyita amazirantoki tasi none se buretse arabizi ari umukobwa nawe ninde wasabye undi ko baryamana urangije ubona itako nitakibuno nibona nta buno iyo mfashwe n'uwo mwuka ntago njya kureba ku by'amabuno no kubyiza wese ufite ritoya ese cye bimenyere yuko indaya zicuruza zishaka abagabo bazihonga ari uko bageze mu cyumba cyangwa se ku gitanda kuki wafashe 150 ukabihonga umuntu ngo nirayira baza urangira nyine ngewe sinjya amenya kubeshya niba hari umuntu mfitiye urwango rayira bimenye ariko nibaza impamvu yidegembya hejuru yo gufata abantu bagabo katwita imbwa sibyo ntagaraza kubidusabira imbabazi ikibazo ahubwo wowe wadukojeje isoni wiyita imbwa uravuga ngo urujya gucuruza buri imbwa telefone wahaye umudamu wawe mu kiganiro kuki wahereye umugore wawe telefone mu kiganiro wari usanzwe ubikora mu kiganiro kuguriye yanguriye ikariso ibyo byose akabivuga ubu ni wa gatatu ariko we ntazo wamuguriye se wamugurisha uruji yakuguriye ikariso oya mama Charlene nyine nazimuguraga n'umugore yakuguriye ikariso umugurisha uruji twongeye kubashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi kuri izi channel zitandukanye wenda navugamo izonzi harimo Ikaze TV Rwanda, Gasaro TV, Kiranuka TV, kuri Nyako TV, Ndimba TV na Jesus arahari hari indi se channel hari indi nibagiwe nizo oya Kiranuka twayivuze kuri kamera turi kumwe na bwana Rukundo Ezekiel ni umugabo akaba na CEO wa Kiranuka TV ariko muri iyi minsi ushobora kuba waranditse amateka amwe namwe tutari tumuziho niba ariko Bibiliya avuga ngo siko bizahora kuba mutegereza abava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni rero havuzwe byinshi turavuga kuri nibishaka Theogene wahangaye urwo rwa Ezekiel turavuga kuri Karosi na Ezekiel turagira kuri Justin na Ezekiel memu tugere kuri Gasaro na Ezekiel n'utundi ni ibintu bitandukanye bwana Ezekiel turakwakiriye murakoze cyane Imana ibahe umugisha nanjye nishimiye ikaze mu mpaye kamera zo ndabona ari nyinshi wagira ngo mwabiteguye umeze neza ariko meze neza nuko nsanze ndi umunyacyubahiro ntabwo nari nzi ko perezida yatinyuka kubaza cyangwa ariko byose biva mu gaciro Imana iba yarahaye abantu ntiwigeze ubona se Deje wa RBA muri ntuze muri mu nteko y'amategeko His Excellency iramubwiye ati niba ari muri confession ati barore gira utubaze twese birashoboka ko ngiye kuzamuka mu ntera nkava muri ya ntuza mwari mwampaye wenda mukanshyira ku yindi ntera kugira ngo tujye tubasha oya revu uriho n'ubundi kwemera kuba muri guverinoma y'imihanda bwana Ezekiel rero umeze neza ashima Imana yaremye isi n'ijuru Uwiteka araturinze kuwa gatatu w'icyumweru gishize ntabwo wari wambaye impeta wari wayishyize nta munsi n'umwe nigeze nkuramo impeta nucunga neza urasanga nari inyambaye sinigeze nyikuramo niyo ngiye kuryama n'ahantu hose no muri dushe mba nyambaye naguze ntabwo uyikuramo rwose uyigumizamo rwose gusa ibyo bintu bibahora ntijye imvamo dore ngiyi uyigumizamo cyane uyigumizamo 100% Jeste ayigumizamo simpeta kereka niba hari ikindi uri kuvuga nka perezida nge ntazi ariko mbajije impeta sindayikuramo n'umunsi n'umwe kuva madamu yakayinyambika yego kugeza uyu munsi bwana Ezekiel wagiranye ikibazo na wihoreye François ariwe Karosi ufite channel yitwa Karosi TV ubwo Karosi yajyaga agukubita kuri channel ye yitwa Karosi TV avuga yuko afite
audio zawe, afite screenshot zawe z'ubusambanyi ubwo wateretaga umwe mu bakobwa biwe bo mu cyumba cyiwe cy'abacuzi, umusaba ko muzaryamana ndetse umwizeza kumuha ibihumbi 150 kandi intego wayigezeho, wamuhaye 150 ariko wowe icyumba cya hoteli ntabwo wakiryamyemo. Ubundi icyo gihe ujya kubikora wakundaga umugore wawe cyangwa se icyo gihe umugore ntiyaguhaga nk'uko birivuga ngo ntimukimane kugira ngo shitani atabateze barya ubusambanyi? Abakorino ba mbere 7:11 niko bavuga ngo ntimukimane kugira ngo shitani atabateze barya ubusambanyi. Icyatumye ujya gusambana umugore yari yakwimye. Harya iki umuntu tugiye kuganira si we Pasiteri Mutesi yavuze ku bintu bijyanye na hoteli? Nta kibazo wowe. Ndumva ariyo tugiye kuganira. Aha biraza gutuma ngusubiza kandi neza. Kuko impamvu watanze amafaranga ariko hoteli ntiwayiryamyemo. Birashoboka yuko sinifuzaga ko ibibazo nagiranye na Karosi byagaruka muri uyu mwanya. Hari impamvu hari aho turimo turerekera. Nekereza yuko twabyiyunzemo kandi kumva yuko birangiye, ariko kubera ko ari cyo kibazo mbajije, umugabo uwo ari we wese nubwo twakwiyorobeka turemanye ikintu cyitwa irari. Munsi y'umukanda nta cyubahiro. Yego, ni nk'uko n'umugore uwo ari we wese aremanywe kurebwa akifuzwa n'undi uwo ari we wese, usibye ko umudamu ashobora gufunga iryo rembo uwo mugabo wamwifuje yakwinjiramo, n'umugabo rero niko yakagombye kumera. Yego, ntabwo ngewe njya gutereta nk'uko nabyemeye, ntabwo nari interese nshaka gushyira umuntu mu rugo. Yego, iyo nza gutereta nshaka gushyira umuntu mu rugo byari kuba bisobanuye ko namusimbuje madamu wanjye. Ntabwo ariko byari bimeze, ryari irari ryanteye icyo gikorwa. Ari nacyo navuga ngo umugabo wese ukora icyo kintu abakoze igikorwa cyitwa icy'ububwa. Iryo rari warigize so umukobwa mwicaranye bitumye mitaza muri iki kiganiro bitunguranye. Sinshaka wenda yari giturumbuka mu rodo. Sinshaka gusobanura byinshi. Oya tubwire bisobanuye kuko wenda byaho ibintu byahereye kuko ndakeka umukobwa irari umuntu arigira kuko yabonye umukobwa, yabonye ukateye, yabonye amaguru, yabonye iki, afite ubwiza kuruta uwo bari kumwe. Iryo rari wararigize uwo mukobwa ari imbere yawe mu maso yawe. Ntekereza ko irari ntabwo rigira ikintu rigenderaho. Irari ni umwuka uturuka kuri Satani, icyo mugomba gukina. Iyo Satani rero aguteje irari ntabwo umenya ngo iri rari ryari rigendeye kuki. Icya mbere iri rari uwitwa Dawidi ariguyemo ubwo yabonaga umugore gusa yoga Mukawuriya. Amubonye gusa bimwongoza kumurongora, ariko ntibivuze ko Dawidi ariko ngo yari mwiza, bivuga ko yari mwiza. Mukawuriya ngo yari mwiza cyane. Nubundi umuntu wese ukora umwuga w'uburaya, umuntu wese ukora umwuga w'uburaya aba afite uburyo apromotinga mu buraya bwe, ari nabwo bukurura abagabo. Habaho ikintu cyitwa abamo. Ko ugiye kurongora iyo ndaya yari inda iyo ngiyo. None se ubwo umukobwa uzi neza ko mfite umugore, sibyo ko ntabimuhishe kandi ko impeta nari nyambaye, ubundi we yajyaga kwemera ko tugira na communication igeze aho tujya kuryamana atari indaya. Ari umukobwa nawe ninde wasabye undi ko baryamana? Ntekereza ko umugabo niwe ushobora gutera intambwe ya mbere, niko bibaho. Ariko byari bigenda ubundi ku kiganiro twakoranye n'umukobwa mwakiriye kuri Karosi TV, aza gutanga ubuhamya acyumvise bw'abakobwa babanye, avuga yuko ari isugi atigeze. Wari ugiye kumusugira? Banza wumve. Abakobwa nibwo baciye ku ruhande banganiriza imico yiwe, barambwira ati yakoze umwuga w'uburaya nakakubeshye, tubwire tuze tumushyire hanze. Muri cyagiro nshaka kuza kumwakira, umukobwa ni ubwe wanyihamagariye, arambwira ngo sheri ngo bite. Ntabwo twe dusanzwe uwo muntu wakoraga umwuga w'uburaya warashakaga kuba muri banza wumve nyine, ntabwo twigeze dukominikana kugeraho twitana sheri. Yego, we nibwe wambwiye ngo sheri bite. Ati ndi mu mujyi, uri hehe ko ngushaka byihute.
muri kwa kunshaka byihutirwa nibaza icyo nshakira numva birancanze ndaba ntishobora kuba ngiye kugwa mu mutego mwita ikiziba uranshakira iki ati nyine ati babakobwa nabakoze ikiganiro ibi nibi none ndashaka yuko tukavaringa uburyo ikiganiro cyagira gute cyahagarikwa ndavuga ni none se ko wampaye ubuhamya ukambwira ko ubuhamya umpaye ari ubw'ukuri abo bakobwa bakaba bamamagaye bakambwira yuko uri indaya uragira ngo bigende gute yego niba ushaka kuza kubivuguruza ukavuga yuko ubuhamya watanze atari bwo ni karibu ngo hoya ngo ndagira ngo turebe ukuntu twabiganiraho isawa naho ngaho twapanze turakubitana duhuye arambwira ati barabakobwa bambeshyeye bari guca hirya bakambeshyera kandi baraza kuza kuri kiranuka urangije ubona itako n'itako ibuno n'ibuno nta buno iyo mfashwe n'uwo mwuka ntabwo njya kureba ku by'amabuno no kubyisa bwana Ezekiel icyo ari ibyo by'ibuno reka nsubize ari ibyo by'ibuno ntabwo mba naragiye kuri uwo mukobwa wese ufite ritoya ati wose ufite rito hanyuma bwana Ezekiel bimenyerewe yuko indaya zicuruza zishaka abagabo bazihonga ari uko bageze mu cyumba cyangwa se ku gitanda kuki wafashe 150 ukabihonga umuntu mutaryamanye ukayohereza uzi ko umudamu wabacuruza butike kandi 150 harimo ibiranguzo bitari bikeye ntabwo icyo gihe twari bwatangire gushinga butike nta n'ikintu twari bwatangire gukora wibuke ko ridaje ni kesi irimo kwibora idapima n'inusu banza wumvise mwibuke ko ari kesi irimo umuntu witwa Karosi yego nibyo twatsamukiye icyo kintu nimujya kukimbaza ngo nahonze mwibuke ko yari kesi ari murimo yego icya kabiri uyu mukobwa mwibuke ko yitwa ko ari umukristo wa Karosi yego ibyo abantu muhanze mu byumba njyewe umukobwa twatangiye twandikirana ibyo twandikirana akabihereza nde Karosi ko twandikiranye babonye ibimenyetso byo kuba nakwitwa umusambanyi bigwiriye yego Karosi wubwe niwe wabinyeretse arambwira ati haraka mukozi w'Imana ati none ko ibintu bigiye kujya mu mashusho media biragenda gute nyine numva nguye mu kana nta terese ibimenyetso birabigaragaza ntabisabye ndatungurwa ariko sinagize ubwenge ubwo umukobwa yambwira ngo none se ngo nitubikora ngo uko njye mfite icyifuzo cya mashini yo kudoda ngo ujye uzampiki yego tukira namubwiye ni mashini ntabwo ari ikibazo ibyo ni ibintu byazatekerezwa ufite urumva ahisa ntura azanye igicuruzwa yego agihereza umukiriya ashyiraho n'igiciro umukiriya nawe aravuga ati ibyo si ikibazo noneho kubera ko ako kantu kari kamaze kugaragaramo byaje gutuma hari umukobwa aganira wenda n'abamugiriye inama yo kugira ngo bijye hanze simbizi aravuga ati ahangaha wamaze kumufatisha n'ubundi byanga byakunda ya mafaranga mwabikora arayaguha mutabikora ahubwo bibaye byiza wamutura muri uyu mutego bikarangira ayaguhaye nta n'ikintu mwageze gute mwakoze nibwo rero babinyeretse bamaze kubinyereka mbona koko nakoze icyaha reba ingaruka biri bunteze muri social media biraza kuneza ingaruka mu rugo rwanjye naho biraza kugira gute kuneza ingaruka ikiguzi icyo ari cyo cyose watanga kugira ngo uramire urugo rwawe uri umugabo wagitanga kumvikane ko 150 ntabwo ari amafaranga menshi hari n'abatanga amamiliyoni kubera ko bafatiwe muri ibyo n'imfunguzo z'amamodoka barazisiga hari umugabo numvise muri za Nyarugenge muri ADPR bafashe we ahita atanga imfunguzo z'imodoka kugira ngo yikureho igisebo yego cyo kora kubw'amahirwe abiganiriza umugabo w'inshuti ukomeye bahita bahamagara wa mugabo na wa mugore baramubwira ati turategetse iyo modoka muyisubize gute mufata umuntu mukamutega umutego mwamara kumutega umutego mwabona wuguye ngo yandongore niba yanamurongo yaramazi sibyo yego wakagiye mu murenge cyangwa se mukajya mu buyobozi bwa polisi ariko icyo mwashakaga twumvise ko ari iki ari imodoka noneho bamaze kubinyereka mbona ko ibimenyetso bigwiriye nyakubahwa Karosi niwe muntu wangiriye inama arambwira ati byamaze guhabwa abanyamakuru ariko kuva uyu munsi ntabwo nzi abanyamakuru babihawe ntabwo nzi sinzi n'umwe ati
kugira ngo rero bikavaringa ati ni uko uyu mukobwa agomba guhabwa amafaranga ndabaza ngahe ati nyine ubwo twareba uko twabigenza ariko ntashobora kujya munsi y'50 maze kubyumva ndavuga okay kugira ngo ukavaringa urugo rwawe yewe hari harabayeho kugurizanya wapi ntayo no kwibyo hari harabayeho kugurizanya hagati yanjye na Karosi ari amafaranga nari naramugurije kuri njye ariko njya muguriza yego umuryango wanjye ubizi njye nta mafaranga nshobora gukura mu muryango wanjye cyese madamu wanjye atazi ngaya amafaranga ngiye kuyakoresha ubwo urumva mbere yuko muguriza nabanje kuganana na madamu tumaze kuganira muha amafaranga madamu agize gute abizi hanyuma rero nibwo namugeni rero hari amafaranga mfitiye uze wowe ushakishe uburyo wabya arambwira ati wigira ikibazo ni ibintu n'ubundi bindi mu maboko yego sawa ndabimusigira arabikema kuva uwo munsi sinongeye guhura n'uwo mukobwa ngo turi kuganira ibindi n'ubiyo duhuye mu muhanda atambuka afite isoni nanjye nkatambuka ukwanjye nkikomeza akabazo k'amatsiko tukiri ku mafaranga kuvuze ko nta faranga rishobora gusohoka madamu atabizi madamu yaje uha amafaranga 100,000 uwo mukobwa ntabwo je nigeze ndambura amafaranga ndahereza nuvuga ngo ideni Karosi yaragufitiye ryahise rihinduke yakemuje ibyo ngibyo umugore wawe wari uzi ko yagurije Karosi ntabwo yakubazaga ati amafaranga Karosi ntayagusubiza azayagusubiza iyo yabimbazaga cyane ko hari igihe twageraga muri crise ikeneye amafaranga iyo yabimbazaga naramubwaga ntinge hari uburyo twabikemuye na Karosi yarayampaye sinzi ibyo nayakoresheje ibintu nk'ibyo kuko icyo nayatangiye kwari kugira ngo ahishwe amakuru yego acyumvise rero niba harashakaga guhishwa amakuru urumva mu gihe cyo kumbaza se byagenze gutara uburyo nanjye niyeranjaga nkamubeshya utundi nk'umugabo kandi nkabona kamubeshya utundi nk'umugabo Ezekiel uri umugabo ukunze kugaragara muri social media wagwa mu cyaha ukagerageza gusaba imbabazi ukasaba imbabazi Bibiliya avuga ngo abakongo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ntabahakiri igitambo cyo kubabarirwa ibyaha Ezekiel wari wagiye mu busambanyi umugore umusaba imbabazi bukeye bwaho utuganira watubwiye yuko madamu yakumenyeho ibiryo ntibyabaye kuri Bowazi na Berize telefone y'umugore urayimena nawe arayigusubiza ibintu nk'ibyo iyo urebye urabona umugore yari yahukanye kubusa ntabwo yari yahukanye kubusa urumva nyine yari yahukanye kubusa icyambere mwanze mumenye ngo umuryango wari wagiranye iki umuryango hari habayemo ibibazo mu muryango hari habayemo igituma babiri bombi batumvikana yego gusa ntabwo nakekaga yuko ibyo bibazo ari byo biri buze gutuma umwe afata umwanzuro wo guhaguruka mu rugo ariko mu by'ukuri yahaguruka akagenda urumva nari mbizi yuko n'ubundi twari dufitanye ibibazo bishingiye ku mibanire yego hari benshi bavuga bati Ezekiel yapanganye n'umugore we yabonye butike ibintu byashizemo abona views zitakiboneka kuri Kiranuka TV aravuga ati reka nkora agapangu dupanga agapangu n'umudamu madamu wowe bugiye iwanyu hanyuma nikora agapangu ko wampamagaye ko wahukanye wagiye iwanyu kugira ngo byibuza hari abantu batugirira imbabazi tukagira ikintu twakiyongeraho haba muri butike haba no kuri views tugira ikintu twaramura bwana Ezekiel abo bantu nagashinyaguro nukuri bavuze nibiki akandi nakongeraho nkunganiye nitumaze byinshi ntari byibuke buretse gato mbanze subiza buretse bavuga ko mana ko gapango nundi niko nyiriho hakoreshejwe umugabo witwa Juste ngagatumwa ku muntu witwa Gasaro ati genda kwa Gasaro aba ariho mu bicisha witwa Sandrine oya kwa Gasaro Gasaro Rwanda TV aba ariho mu bicisha ati nibwo abantu bazagira impuwe narebwa abantu 5,000 cyangwa 10 ntiyazabura mu umwe icyo kintu utashaka gishyireho umucyo rero murakoze cyane ubwo ni ibibazo bibiri yego ahubwo iki kibazo Claude niwe wakakwiriye kugisubiza niwe mugabo icyambere afite namba ya telefoni y'umugabo wadufashije kugira ngo duhabwe ikaze mu muryango madamu yari yahukaniyemo ahubwo nakubaza impamvu wantabye mu nama kandi ku ruhembe rw'abantu bari kungira gucyura cyangwa se bari kunjyana ari wowe nari nizeye ko byatumye nk'umuntu
wavuze ijambo yatunguwe nuko we twari twajyanye ari umushoferi udutwaye ntabwo nabiguhisha ariko biza kurangira ari uhise ufata umwanya w'ijambo ariko mu by'ukuri situwasiyo mu rugo yarahabaye y'ubwumvikane buke njye ntabwo nigeze ntegura puranka kuko ntabwo nshonje yego nakabaye nshonje hano kuri Kiranuka no ku zindi mbuga nkoranyambaga nkunda gukoreraho naza hano nkavuga ni ndashonje bene data mu rugo inzara iranyishe icya kabiri kuri iyo butike njya kuyishinga nta muntu n'umwe nigeze ngisha inama nayishinze n'ubundi mfite intego yo kuzajya mpembwa duke mbonye arangura nkagenda nkashyiramo utuntu ugashyira muri butike byari bitaragwira yego kandi ni nayo idutunze iradutunze dufatamo ikiro cy'umuceri tukarya tukabaho nkagabura umuryango cyari ikintu cyagombaga kumfasha kujera gukusanya wenda umutungo w'urugo cyangwa umutungo wa Kiranuka TV nkorera kugira ngo ugirire umumaro urugo rwanjye mu gihe nagiye kwirirwa ahangaha gutya nshakisha na madamu nawe agire icyo asigara ashakira rero ntabwo nari nkeneye kongererwa n'abadiaspora iyo nza kuba mbikeneye mba narandikiye bamwe muri bo nkababwira mfite business iyi cyangwa inkaza hano nkaba mfite business nshaka kugira ngo mbone support yanyu ntabwo rero byari kuntera guhita vuga ngo madamu ugi wanyu iyo aza kuba yaragiye iwabo ari gihe wabivuze ntabwo aba yaragiye kwa mukuru we icya kabiri ntabwo imiryango iba yarateranye kugira ngo ikemure icyo kibazo ariko mushobora kujya inama mukavuga ati madamu ugenda imiryango ntimwayihamagara ngo nohereje umugore ubwo se nkaba mfite irihe jambo kwa databukwe ni ikibazo nyine kuba nyine nkaba mbikoreye iki njya kwigayisha kwa databukwe ni ikibazo twese twaribajije Ezekiel wavuye mu buntu bw'Imana akanywa inzoga akaduhamagara tubwira ati ndimo ndanywa inzoga ubu nasinze buretse gatoya jewe yaranyihamagariye nari ngeze mu miduha mvuye iwe kwa hari kwa gatatu sari kwa gatatu madamu wawe yagiye kwa kabiri kwa gatatu nibwo twaje iwawe hanyuma ampamagara tugeze nari ngeze mu miduha arambwira ati pastor ati ngiye kwiyahura mwana wanjye ntumuzi uzagerageza ati wabubonye naje iwawe na madamu mwagize anniversaire ningira amahirwe nugira amahirwe ukazamburira madamu mwana wanjye uzamumenye ati ndakwinginze ngiye narasoza gusubiza ariko kuko nari ngeze ku kibazo cya kabiri nabajijwe kijyanye cya Sadrid yego Pasteur Juste ni umwe mu nshuti umuryango wanjye uzi by'umwihariko madamu kuko adusura kenshi kandi natwe tumusura kenshi yego ndibaza ko nge mu bantu nzi nibwiriye yuko ngeze mu rugo madamu akagenda uwa mbere ni Pasteur Claude barampamagaye nandi kuri kamera mpita nyikura ndakubwira ni kupa kamera narazikupye iyo iza kuba ari planka ntago mba narabikubwiriye kuri kamera nyine niyo byantangaje no kuba jewe narakubwiye ko uri kuri kamera yego kupa kamera ubwire situation igize gute imbaye nayo ndongera amamagara musaza we aho yiga ibutare mpamagara b'umuryango we bamwe babashije kunyitaba abandi ntibanyita ariko mpita mbona ko bishoboka Juste wamuhamagaye ari nkwa kangahe Juste ndumva ari we wampamagaye arambaza ngo ibintu numvise niko bibaye koko madamu wawe aragiye rero ntago mu bintu natojwe nigeze ntozwa kubeshya mu kintu kigaragara ndamubwira nti yego ntange ngeze mu rugo narindi gukora kwa Karosi ndi gukora ikiganiro hamamagara mbwira ko adahari ninze sigarana urugo rwanjye numva umutima urankutse bitanzinga amakamera ndazamuka ngezeyo kuko ndebye mbona ibimenyetso bigaragara yuko yagize gute yagiye ati none se wongeye kumuhamagara ntuze ndamuhamagara mubaza iki sibyo kahisa nkupata nansobanuriye ndaba mubaza iki ako kanya nibwo yahise ambwira ati rero ngiye gutera kamera ubwo mbikoremo ikiganiro yego cyo ubwanjye ninjye wamubwiye nti nta kibazo ariko aho kugira ngo uze kuza gutangaza ibitari byo reka mbikwibwira ushaka uze kumpamagara muri icyo kiganiro mbikwibwira hari abantu kuri buze kumbaza byinshi ariko ndaza kwemera yuko madamu yagize gute hari abantu bitwayeho umwikomo Gasaro TV nka company bati Gasaro ntiyagomba gutangaza ibintu nka biriya
mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yagomba kugira inama Ezekiel abo babita badahambana nubwo byaba byabaye bwose abo babita badahambana Sandrine wa Gasaro rwose ntiyari kwemera Justin Kabire kuri ayo majwi ngo yitabe Ezekiel mu kiganiro. Ezekiel kutari umusazi utarwaye mu mutwe kutabivuze warwaye mu mutwe icyo gihe kutari bwangwe n'izo ngo wasinze warenganya Agasaro TV yabitangaje. Jewe nta munyamakuru n'umwe narenganya cyangwa se mu YouTube n'umwe. Yego inkuru yose ije kuri iyi mihanda ibigomba gucuruza. Abo bose banseka mujye mubabwira basubire ku macano. Yego abagiye baza kwiyitirira ko bagize uruhare mu rupfu rwa Theogene kuki batagirwaga inama yo kudatangaza ibyo bintu bari kuri kamera bari kubitangaza. Yego uyu munsi bakaba bari mu mugozi. Ni ikibazo. Ngewe Ezekiel wari uri gutabaza bwira abantu ibimbayeho ninge wagakwiriye kuba ikibazo mu bantu. Nibe nanjye ndi umugabo. Abandi se boko bibabaho bagashirira iyo ngiyo ugasanga banimanitse mu mugozi. Ubu haryo ntaza kubivuga mbandi. Wari ufite depression. Nabonye abantu bambwira ati humura. Iyo nza kubiceceka simbivuge ntago uba warangereye kwa data buko. Ngo bamvugishirize. Ariko kuko nabivuze ukabona n'uburyo merewe n'icyo gikomere byatumye bigukora ku mutima. Urabona uravuga ati bya bintu ntago ari ibya social media gusa byafashe ubimera sibyo. Yego urabavugisha nge nta jambo nari mfite ryo kubavugisha ndugu yawe. Turabashimira ko batwumvise. Rero abo babivuga buri wese ubivuga akaba kari kuwundi karahandurika. Uwumva kari prank umwe utoye kino nkugira ngo imvura ntizaba. Uwumva kari prank na kini nawe nibe mu rugo rwe nawe azayikine sibyo. Yego none azagakine none ibe prank nawe asabwe kujya gucyura. Abandi bati 5:30 n'igice 6 z'ijoro Justin ahurura na channel ya Gasaro TV baragukimuza. Oya reka nikubaze buretse hari benshi babyibaza. Hari benshi babyibaza. Ni umudahamana nta rukundo afite. N'umudahamana. Niba abantu baraje kunsura 5:00 z'ijoro ntabwo ari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo. Reka nubwo reka sibyo ubugoryi bwabo bureke 5:00 z'ijoro nibo nabonye nk'inshuti. Twebwe na nubwo ariko tugiye mu kiganiro bazana kamera. Yego reka rimwe arabyivugira. Reka wowe byihorere twe twashaka nyiri ubwite. Yego nibwo bo bangira inama ndabana ngewe sinjya mbasha guhisha. Yego ikintu kimbayeho cyaba kibi cyaba cyiza sinjya mbasha kugihisha. Yego barambwira ati rero aho kugira ngo ikiganiro uzagihereze n'abandi natwe tuhageze natwe twihera ikiganiro. Ndavuga ni rwose mutere kamera. Icyo cyadutinye twese tuzinduka tuzi. Wabyumvise ahubwo dutize kamera tuba ariyo dukoresha. Ariko murange mama je nabatije yanjye Sando wemewe nari ko wari wajyanye kamera sha Paul Sando batize itara ryanjye. Yego bakora inkuru ko bashaka kugira gute kuyikoramo. Kibazo cyayi cyabaye Sandrine yari afite nawe ibitekerezo byo kwibaza ese koko nibyo cyangwa sibyo. Kubera ko nyimara gukora iriya nkuru nicyo cyatumye mbona ama comment benshi inbox ngo baza bitwaje Justin uzi wanjye yikubeshya kuko iriya ni prank. Abantu benshi ibyo nibyo baza zira 5:00 z'ijoro. Oya nanjye hari abaturanyi babimbwiye bateze cyari ntabwo ari shashya ntabwo umugore yapfuye kwijyana. Abaturanyi barabimbwiye niko. Yego tuganiye izo 5:00 z'ijoro baje hari umugore bahasanze. Bahasanze ndanabashimira ahubwo ko byibura baje izo 5:00 z'ijoro bakaza baje kwirebera inkuru mpamo. Yego bakamenya ko ibyo mvuga atari ukubeshya. Umuntu rero utaraje 5:00 z'ijoro wowe wikwirirwa umutaho umwanya n'ibitekerezo byiwe. Munyarwanda yaravuze ngo watabonye kumva ya nyina ntazamure. Wo ntabonye muri kirya gihe kiyahukana rya madamu ngo ntazirirwa za kuntabayandwaho ngo ari kwenyereka ngo ni inshuti yahise. Hanyuma twagiye Ezekiel madamu yari yamaze kugenda hanyuma wamaze kumenyesha n'umuryango we ndetse bamwe baguhakanira urabyibuka ko hari n'uwaduhakaniye ko atabizi. Nyuma yaho musanzire wawe tumushimire utuye Rurindo tumushimire kandi Imana imuhe umugisha. Ni umugabo mwiza. Ndakubwira nti wampaye nimero y'umwe mu muryango wa madamu wawe tukavugana tukagira uko duhanduringa iki kibazo. Musanzire wawe rero ati nanjye icyifuzo mfite ntabwo nifuza ko Ezekiel atandukana n'umudamu we. Ko ari wamaze kumenya ko hari procedure yo kugira ngo uzajye gucyura tujye kugucyurira umudamu
wiyahuje kuki wiyahuje inzoga ukiga kunywa inzoga warakuze utanywa inzoga ni ukubera iki ADPR yari yaragutenze wari muri procedure zo kugira ngo usabe gutengurwa nabitangiye ubu ngubu bamaze kumva ko wanyweye inzoga ntibazagutengera kimwe bagafungira rimwe ingufuri ntibashaka bashyiraho bodyguard zizatuma ntabasubira mu rusengero urumva byaba ari byiza se none se kari byo bahisemo ubundi bagiye kunti nyuma y'itora ari urukundo bamfitiye tubwire ni gute wanyweye inzoga rero murakoze ADPR abantu birirwa bakangisha birirwa bayikangisha n'ibinyanze baranyanze ntibateze no kunkunda yego uko banyanze nabo niko ijuru rizabanga uraje uzureba imyaka iri imbere nabo baraje baname bose se cyangwa ni bamwe mu bashumba umuntu wese uzi ko yagize uruhare rwo kuntina nyuma y'itorero anshinja ko nahanuye ariko umuvugizi ntabwo ari nawe aramaze ko bari urakayise tuve mu nzira wangu ko bari urakayise iyo uzanyemo ibya ADPR ubu nteye ikindi gikomere Paul sana tubwire ni gute wanyweye inzoga rero za igitekerezo cyaje gute iryo nari ryaje gute zeke rutarumenyereye mu nzoga yego urumva nari naraye nkanuye ijoro ryose ntekereza niriwe nkanuye ijoro ryose abantu bajya bicwa yego n'ibitekerezo ugasanga umuntu imitsi y'ubwonko iraturitse yego nabajije bagenzi banjye ndababaza ngo ni iki nanywa cyatuma ngewe mbasha kubona ibitotsi ngasinzira abo twari turi kumwe barambwira ngo jya kugura ibinini byo muri farumasi bituma usinzira yego undi aravuga ati ibyo binini bishobora niba atasinzira bishobora kuba byamwangiza agahura n'ikindi kibazo undi abazanye igitekerezo aravuga ati ariko inzoga niko ntigeze nk'inzoga inzoga kuva nakavuga wabikubwiye yari umurokore cyangwa n'umupagani umurokore wigeze kuzisoma uzizi neza aguha inama yo kunywa inzoga arambwira ati inzoga yumvise angiriye inama y'inzoga ku muntu ufite ibyo bitekerezo ntabwo ndi bujye kureba ku by'ubukristo wawe yego hari wanyweye guhe bwo hari ibintu ntari buze kujya kureba wanyweye konyage wanyweye mitsingi wanyweye ahubwo amahirwe nagize nuko batambwiye ati kereka nushaka ikigore kiza gukuraza nacyo iyo bakimbwira wenda nabyo naze ku ngaruka ntabwo ari cyo byansaba yego icy'ingenzi cyari kigenderewe ko ari ukubona uburyo nagira gute nasinzira wasinzira bamaze kungira iyo nama ntuma murumuna wanjye muhereza amafaranga inoti ya 2 yego bagenda unzanire inzoga kuko ntazi ubwoko bwazo bampitiramo baravuga ati nunywa mitsingi irakwica burundu nunywa bagenda bambwira amoko yose ticyuma wapi ibintu byinshi bagiye bavangavanga cyo kora numva bavuze ngo kereka petit score bavuze petit score nibuka ko iyo petit score twajyaga tunywa panashi yayo zayo fanta zo muri score za panashi ndavuga ni wenda nibanzanira ko nibuka nkwa rimwe nkwa kabiri nkwa gatatu numva ari nk'ibintu birura mu kanwa ibindi byakurikiyeho ngiye ntago mbizi ubwo ngo nanyweye ka kabiri nkwa ka gatatu byose ndohayo ka kane ka gatanu oya nibi ngo ni tune wanyweye tune tune se twari kugusindisha ku buryo bari kuvuga kuri none se nigeze nk'inzoga kuva nakavuka iryo joro waraye umeze wahamagaye Justin Pastor Justin abo nahamagaye n'ubambazi warampamagaye wampamagaye nangeze mu miduha ntwaye imodoka ndanakuza ndakubwira ntibyo bintu ntabwo ari byiza ntugakora amahano utarigeze uyakora uti ndeka niwo mukiro wanjye ndumva shaka ati nishaka nipfire sawa rero undaga umwana wawe hanyuma uhamagara Pastor Justin yari imuhanga yagiye gukorana na ntacyo yaba kitumariye kuko ayo majwi nta gaciro agifite kugeza ubu ngubu kuko nyir'ubwite arimo aremera inzoga ko yazinyoye hanyuma ndazihakana ubundi niba ushaka gukira iyo ugiye gukira indwara urayirata kubera iki wabyemeye Zeki no kugira ngo wamugani ejo atazagira nuko ndi kwihana ukoresha amajwi y'imbikangisho sorry nk'ifoto cyangwa se amajwi none se kera iyo nza kumenya ubwenge icyo gihe bari barimo baransokoramo 150 nkaza kumenya ubwo bwenge nkavuga ni nakizo media ni muzizane iryo 150 bari ryaramvuyemo ntiziba zaravuzwe zikarangira byari kurangira inkuru yari kumara iminsi 2 cyangwa 3 hanyuma YouTube mo muri iyi minsi turaziranye abatunza akantu avuga ngo ni wibeshye
uzi kugira ngo biriya bijye ku karubanda byatumaga cyamirana na Karose atibeshye ati mbivuge ati ntubizi kandi warabyishyuriye wawe ugahita ushya ubwoba ahubwo buriya mwankoreye amakosa buriya yari akwiriye kunsubiza amafaranga yanjye kuko ninjye wamutumye guhandoringa ibyo bintu asigarana ibimenyetso yabisigaranaga kubera iki n'ubu aracyabitse ntabwo mwigeze mumubwira kubisiba ariko ntacyo byatwara ubu ngubu ntacyo bikimaze n'ubu aracyabitse we niyo yabibika si ubyamumarira iki kandi warabyemeye warabyakiriye urukumva rero njyewe ndi umukirisitu yego ukora icyaha nkamenya ko nakoze iki icyaha nta n'impamvu zo gufata icyo cyaha ngo ngiye kukibika ndakibika ngihisha amaso y'abantu amaso ya za social media ariko ijisho ry'Imana rirambona hari umuririmbyi umwe wigeze kuririmba ngo ijisho ry'Imana rirabona rekana namwe wo ry'inyegeza icyo ni kirundi yego twagiye noneho njyewe icyo nshaka ni ugukira kandi gukira kwanjye ukagirira inyungu umuryango wanjye ntabwo ndi kureba ku ngaruka ngo ubwo se ngo nzabwiriza abandi abasanzwe bababwiriza bo si ibipagani barakijijwe guteze bo niba binabaho banza wumve uretse uhise umbaza ngo gute gute nyine si wowe bimbajije nakubajije nti gute ni abapagani abasanzwe bababwiriza nabo ni ibipagani bidakijijwe gute se bikaza bikiyorosa uruhu rw'intama kandi ari ibipagani tubwira uburyo ari abapagani kandi reka nzi yego si byo umbajije nibyo nkubajije hari ikindi umbajije kirenze icyo nta kindi reka nze mbikwereka harahiye agahu k'imbwa karahiye iyi cano iri hera uyu nguyu ngo ni uwiyita umuhanuzi mvuka avuze ariko wamazira we wakubatse ukava mu macuho y'amakarito ntacyo baguhaye umwanya wawe nibishaka Theogene uramushaka iki uyu nguyu ntago Prezire wazabura icya promotinze akirwa yiruka inyuma ngo no umuhanuzi ubusa ari kuvuga ngo abantu n'amazirano cyaro karuma amazirano cyo uko bibiri byita Ezekiel 4:15 haravuga ngo ngo mazirambwira iti dora amabyi y'abantu nyagukuyeho yakwise amabyi ubwo ariko nguhaye ikimenyetso nyine bibiliya ivuga amabyi amazirano ki si wo mwita umuhanuzi abantu basome Ezekiel 4:15 haravuga ngo mazirambwira iti dore amabyi y'abantu nyagukuyeho hanyuma ro twagiye uyu wanditse iyi message yitwa nibishaka Theogene twese twayibonye iri ku Gasaro TV oya ni kuri kiranuka ni kuri kiranuka TV kiranuka yabyanditse narizi ko ikiganiro yari yagikoreye ku Gasaro narizi ko ari ntose hanyuma twagiye Imana tubabare kuvuga Agasaro kandi Agasaro kareme umbabarire nanjye nari ntangaje ibihuha kandi kirazira gutangaza ibihuha ntabwo nabyibuka uyu yita umuhanuzi yanyeganyeje isi baza wumva ibyo yakuvuzeho ibyo nabyumvise aragira ati Ezekiel ntiyigeze akizwa n'umupagani mubi wigize umupagani wo mu rusengero ahubwo na ruriya rugo n'ubundi ntirwubakitse rwubatse ku musenyi arongera ati ni gute umuntu w'umugabo nyamugabo niba ataringirwa mugabo azana muri umuntu akamutuza mu nzu irimo umugore uwo mugore yamushatse kugira ngo ajye gutunga abagabo babiri mu nzu cyangwa icyambere nuko ntari umugabo w'igisambo wifuza kurya ibya wenyine cyangwa wifuza kurarana n'indaya gusa ushaka kuvuga ko nibishaka ari indaya bamufunga mu rugo rwe hari harimo umugore w'isezerano oya none se abagore batasezeranye bose ni indaya ntega amatwi wijya kure niyo leta ugiye kuyiregera kuri iyo kese igufata nk'iki icyo ugomba kubanza kumenya bakubaza muri statement barakubaza ngo washatse byemewe n'amategeko yego iyo basanze atari byo bigenda gute umugore mwashakanye byemewe n'amategeko niwe ufite ijambo kuri iyo ngingo icya kabiri jewe wari bwanyumveho inkuru zo kujya kuraguza no gupfumaguza iriba ry'abera rimaze kukwita amazina ntoki uyu nibishaka mu minsi yashize nayo ndi kwigana n'umwe mu bajyaga bamukoresha ibintu bye byose bamukoresha ibiganiro yego ibintu bye byose aza kuvuga hano kuri social media aba yabanje kuva kuraguza bacyumvise abapfumu bamara kumubwira ati nyuma y'iminsi iyi nibwo azatangaza iminsi
ko yihanuriye ubukwe yagombaga gukora bwarasohoye wapi byararenze w'umunyamerika kazi ko yahanuye urupfu rwa Justin ko agomba gupfa bitarenze iminsi 15 byarabaye no muramazara mpaka yisagarutse Justin ko yampanuriye ibisazi byo kumanuka namba ubusa nkava mu rugo nkamanuka reka nicare neza aragira ateze keri nahanuye kazasa kuri izo ngege buretse navuze kweze kera azasara none umugore yamutaye ati navuze kazasara kambara isengeri none yambaye isengeri yanyweye inzoga ati birenze kuri nibi nyine niba narasaze we urumva ibyo afite bingana iki guteze niba narasaze kubera ko umudamu yahukanye yego nibe nanjye nasaze ntahukana we yarahukanye ari umugabo urumva hari n'abantu ugasanga umuntu araje yarahukanye ataye umugore n'abana bakoze divorce biza no kuvamo divorce kubera ko umugabo yanga gutaha sibyo yego ubwo rero niba njye ari njye musazi we ni mukuru wanjye ni mukuru wawe mu bisazi we yasaze bimwirukansa dukorana ikiganiro twagusabye yasaze bimwirukansa urugo bimujyanirwa amagana yego ku mugore wa wundi biba bimuvanyeyo biramuzana bimujyana igasanze arongora akana kakanuza urabizi urumva ni wewe wa undi wirwamagana Violeta wirwamagana yitwa Byukusenge Violeta bimuvanayo bimuzana gufata akana ku ngufu yego urumva naza kuntoneka ahangaha ndamukubita mwanzitse ako kana karahari se ndabajyanayo yafashe ku ngufu yaba urashaka kuvuga ko yabagiye gusubira muri gereza ni bya kera icyo gihe barabihandorinze banga kuza kubimuregera ariko arahari abyumvise hari n'abantu bavuga batabanje gutekereza ahangaha noneho nasarira rimwe nkamubwiza ukuri ndakubwiza ukuri no kuza kumenyereza kera ajya agenda amenyere se amenyere nyina ntakaze kumenyera jewe tasiyo kunyita amazirantoki tasiyo none se buretse arabizi kari we musambanyi urenze nge naraterese ndaza ndabyemera ndavuga nti Imana imbabarire uwo ngo afite intebe mu bagabo kubyo yaza kuvuga ibyo viregereza ntubizi ndabyibuka ibyo yakoreye uw'umusaraba TV agiye kumufatira ku ngufu mushikiwe ntubizi ariko bimwe mu buhanuzi bwa nibishaka buremerwa yaravuze ati nepo w'igisambo depite w'igisambo ntuzigera uba depite igisambo kimurenze ni iki ariko yaranabyemeye ejo bundi Kimironko yarabyemeye yaravuze ati abo nibye mwese muri aka gace mumbabarire yari Kimironko nibwo yarabwiriza yasabye imbabazi igisambo kimurenze ni iki ubu ngubu koko arumva afite icyo kuvuga kuri Ezekiel kirahari tuze naze yicare ijambo yarifasha ariko urumva ndamuhaye karibu wamuhaye umwanya naze yicare tuvuge nkabikabi ndagayimbwa itaza ngo tuvuge yakwisabazira n'ikinaho mwisimbwa ngiye mvuze nkabikabi ndagayimbwa iyo uvuga uti ndagaye umugabo se oya wavuze uti ndagaye umugabo ntuvuge ngo uragayimba utari kumwe n'umugore none se utari kumwe n'umugore wese aba ari imbwa n'umugore ntabwo uri umugabo buriya wari imbwa utari kumwe n'umugore cyane niyo mpamvu navuze ibikorwa by'ubukwe niyo mpamvu wavuze ngo sinzigera njya gucyura nimone nagiye gucyura nzaba ndi imbwa none oya ubu ngubu nibwo uri imbwa kuko wagiye gucyura kuko waravuze ngo ujya gucyura uzaba uri imbwa ubu nibwo uri imbwa cyagiye wari umugabo niba ari kubibona kazi yako none se wowe reba waravuze uti nimubone nagiye gucyura nawe iwacu wapfuye atyo nzaba ndi imbwa nagiye none ubu ngubu nibwo uri imbwa wewe wayingiza ubwo kuko niwe wangiriye inama wowe ubwawe wangiriye inama uranganiriza ubwo na Justin wamerekeje tukomeze ubwo na Justin wamperekeje ubwo nawe yaba ariyo oya ndetse bashitse niba babikuvugiye ngaho nanjye telefone we warabyivugiye banza wumve yewe hari ibyo navuze bari kukugira inama icyo gihe nakubwiye ngo gucyura ni umuco wa Kinyarwanda yego icyo gihe bakugira inama uza kubayo iyo nama simba narayumvise yego wacyumvise hari igihe uvuga bitewe n'uburakari hari n'ibyo mvuze bitewe n'uburakari hari ibyo mvuze bitewe n'uburakari n'ukuntu numvise ariko man niba ugeze aho ufata n'umuntu wakunaniye wahinduye igicamuke ukageraho umusuzuguza abakozi b'Imana niba turi bo koko umuruve bw'ijuru niba ndiwe koko umuruve bw'ijuru niba ndiwe koko
impfu yagiye yifuriza abandi ibisazi yagiye yifuriza abandi bimusohoreho niba ndi uwawe ukaba unyemera ndabyatuye wacyumvise ahure reka mbisaba Imana ahure n'ikintu akora bafungwe burundu ndabisabye ndabigusabye ndabizi ko nta kintu njya ngusaba ngo ukinyime ubushize nagusabye ko washaka ahantu ubumunkira urahamushyira ariko aho kugira ngo uyu muntu akomeze kwiyitirira izina ryawe aritukisha mu bakuzi n'abatakuzi umwanzi wawe nakwanga umusabira ibyiza iyo umuntu iyo umuntu yarenze ihaniro cye ntabwo nzaza hano ngo niyoberanye ngo mbwiye abantu ngo sibyo nkarayira waje gushomoka ntuzigere ushaka ngo urubone kubera iki no mu gihe ataramamagara ngo ambwiye Ezekiyeli gusa yarambabaje yaraguhamagaye igihe nari imbebereye nari iwawe na nepo musaraba twari kumwe nawe nepo ari mu kiganiro ngo yaraguhamagaye ngo Ezekiyeli mutumishi wa ngo nirayira baza urangira njyewe sinjya menya kubeshya niba hari umuntu mfitiye urwango rayira bimenye kubera iki se kubera iki umufitiye urwango urwango rwa mbere kandi uri umukristo banza wumve rayira n'umusilamukazi wowe umukristo rayira tumenyana yego twamenyanye kuri kese y'uburwayi bwa Yago ansaba ko twasengera Yago yego niyo wabigusabye yes nari mufitemo nk'umuntu w'umuhamya icyo gihe ari manager wa Dorimbogo wabyumvise mufata nk'umuntu byibura usenga mfite ukuntu mufata ariko naje kubona uburyo anyubahutse ku karubanda sibyo kandi ubari ngewe wabivuze nabandi hamapingo ribu yaba yaragutwaye kera cyane ariko nibaza impamvu yidegembya hejuru yo gufata abantu bagabo bakatwita imbwa sibyo ntagaraza kubidusabira imbabazi ibyo byo kuvuga ngo show biza no ikibazo ahubwo wowe wadukojeje isoni wiyita imbwa uravuga ngo urujya gucuruza muri imbwa ngewe nta munsi n'umwe uyu mugore yego nzigera mufata muzima so umuntu se n'umuntu utari muzima utari normal ntekereza ngo yarize katagiye kwa muganga se ngo baramupima ngenda bitekereza none se ndeka nkubwire araje azakunyambikira ubusa nzaba nambaranye ubusa nawe se niko hapa bakubwiye ko nzaba nambaranye ubusa nawe Mama Sharene yigeze kuvuga ko uzambara ikariso ko yakuguriye ikariso nibo bambara ikariso wakoze ikiganiro wambaye agakabutura gaciye kagufi kangara urwara iriya ni yakabutura Mama Sharene yakuguriye turigera mu mafi namwe nimu gakabye iriya ni kabutura y'ijezi ya siporo wacyumvise niyo nkora na siporo niko na siporo abantu nibazajya banavuga none se wari muri siporo ari amasaha wari muri siporo none se uwumvise abashyitsi bakingura iyo uryamanye n'umugore wawe uraniriye akabutura uretse iyo abashyitsi wumvise bagukinguje bakomanze usohoka wambaye iki ushyiramo kositimu none se wagira ngo utwereke ko ufite iriya kabutura ni saa 5 z'iki uzi icyatumye umugore wawe agenda ni ukurana n'iriya kabutura no ni saa 5 z'iki ni z'ijoro nese ari gusohoka yambaye ubusa baza wumve hine nk'abantu nk'umuntu wari wemeye ko mukorana ikiganiro karamere oya nk'umuntu wari wemeye ko mukorana ikiganiro yagomba guhita avuga ati reka shyiramo agapantaro ne kwiha rubanda none wihaye rubanda harya ubwo reka nkubaza mbuza akantu igihe wanteruriraga muri ararume ukanshyira wari wambaye ipantaro ariko ntabwo wari wambaye ikabutura nyine igihe wanteruraga muri ararume ugashyira mu birere ariko uba warabyibushye iyo wagize umujinya ubu sinabishobora iyo hari ibitekerezo byinshi ufite ujya umuntu abasha kwikontorora kiragerega nta n'umujinya nari mfite ahubwo ngenda bikoze mbishaka muze guhindura batiri nabikoze mbishaka so turashoje bwana Ezekiyeli uyu munsi wa none abakoze kirya gihe cyose ufite uko yabibonye ambabarire ukurikiranwa n'abadogiteri abaprofeseri abashumba kwihanganira yego ni aba bantu batatu uwa mbere abyumvise uwa mbere ninde uwa mbere yego ni ingirwamuhanuzi yitwa nde uwo nibishaka ni ingirwamuhanuzi ni ingirwamuhanuzi kandi yarahanuye kuzasaruka barasaze ejo bundi umugore akagenda hari inshinge mwambonanye zo mu bitaro hano ntabwo inshinge arizo zigaragaza ko umuntu yasaze gusa yavuze kuzambara isengeri warayambaye
ntabwo ari isengeri ukora ikiganiro wambaye isengeri ntimugafate ibyo kwa Nshwekure nta nubwo ibyo afite ari byo kwa Ryangombe niba yanakagize n'ibyo kwa Ryangombe yego uramwiyamye umuhanuzi wa kabiri uretse gato umuhanuzi udafite ubwenge mu byahanura kugeza ubwo bimugeza mu rukiko akajya kurira imbere y'ubucamanza w'umugabo wiyita umugabo ngo yatumwe n'Imana yajyaga ko ari kunsekera kwivuguruza mu magambo we yaravuga ngo niyo ngo ibyo mana ngo nubwo byancisha umutwe ngo bakawukegeta ntihari yanyandikiye message ndamubaza ni yanyandikiye namaje ni kuki namaje ni kuki use ko umugabo mugenzi wawe arasubiza ngo ahubwo agiye kukwandagaza umva nyine azandute witeguye ko kwandagaza cyane rwose yanyandagaza birenze uko yandagaye se nta n'icyakwandagaza kirenga gutanga 150 ku gitsina kandi ntunakibona ni iki gihari nyine sibyo hanyuma icyo uwa kabiri nindi icyambere uwa kabiri yego ni uyu muntu witwa Leila icyambere yego yanyihamagajwe bya Nyirarureshwa agukina ku mubyimbo ubwo muyandi ari kunkina ku mubyimbo aragenda biramusetsa ariko yavuze ko byamunejeje ari akanyafu yavuze ko ari akanyafu twakomeje kabiri akora irindi kosa ryo kwihamagaza ngo madamu noneho mu kiganiro akagaragaza ko ngo hari ibyo bo bakase kugira ngo arusheho kunyangisha iki abantu cyangwa umuryango wawe anyagirije madamu n'umuryango wawe numve ko madamu hari ibindi yakoze urumva nzinukwe wacyumvise yego na madamu nawe ako kantu karamubabaje byibura iyo avuga ati twavuganye ibi ariko ntavuga ati mumbabare hari ibyo muri buze gukata yego nkeneye yuko niba koko ari umunyakuri nkeneye ko ibyo bakase abikina mu kiganiro nibwo nemera ko ari umuntu uvuga ukuri yego kabiri umugore yavuze wo muri karitsiye yego namuzane kuri kamera ibintu byo kuvuga ngo ari gushaka ntabwo umuhoza sateye umugongo oya aho reka ngisobanure jewe narakubwiye ngo oya mwese banza witonde ariko wakwitonda genda bishaka yego sibyo avuga yuko azi kuyatara namuzana mwicaze kuri kamera avuga amabi ya Ezekiel ngo genda ashaka gukira shaka kwihana yego havayo wese uri kumva yego ibyo nabyo nashyire hano avuge yego uwa gatatu oya wimuvugira ntabwo ndi kumuvugira utiteranya nanjye ariko wari kutiteranya uwo mugore uramuzi uwo mugore se genda muzi uwo mugore Ezekiel ahakana uwo mugore arahari witwa uretse gato ndamukeneye umva uko yamubwiye yego n'amajwi njyewe muyame buretse itonde narayiyumvishe yego uwo mugore yaramubwiye ati kariya kagabo uko mukabona kuri yakirirwa kagenda kibyimbisha ati no muri karitsiye ni akanyamahane ati niyo mpamvu bimubwiye sinshaka yuko unshyira kuri kamera Sandrine ko twabajije kwa Ezekiel muri karitsiye bakatubwira ngo ntibamuzi ati njyewe sinshaka ko kariya kagabo kazamerera nabi ati dushobora kureka kamena umutwe Rayira aramubwira ati se basohose bakoresha amajwi ati ijwi ryanjye ararizi mbabarira ndakubwiza ukuri uwo mugore rero banza wumve niba nankurikiye wa mugore we singuhendahenda sinanagupfukamiye sintaye iwawe singusaba umunyu no kuri kamera abivuge niba koko ibyo uvuga uzi ko ari ukuri kandi witeguye no kuba wabiryozwa kerekana ibyo bimenyetso rekera wicare rekera uwa gatatu warabyemereye ibyo wakoze uwa gatatu yaba ubwo busambanyi yaba ubwo we naze hano Ezekiel duha uwa gatatu vuga ko ngira amahane muri karitsiye duha uwa gatatu kandi muri karitsiye nawe ndaharwana yego ntawe ndamena umutwe yego n'icyo gihe nari nanyweye nako gasembuye ntawe nasagariye na mudugudu twaramuvugisha tubwira ko nta makimbirane akuze ikiganiro twaragikoze n'akagari uwa gatatu n'umurenge uzi ko umuntu wa gatatu uwa gatatu ni Mama Sharirene watangije urugamba rw'ikariso rwo kutwita amagobe yego akavuga ko naguze ikariso yazaga zikuguriye yanguriye ikariso ibyo byose akabivuga ubu ni uwa gatatu ariko we ntazo wamuguriye se wamugurisha yakuguriye ikariso oya Mama Sharirene nyine nazimuguraga n'umugore yakuguriye ikariso umugurisha urujipe ni umugore wanjye se kubera iki se none se we yakuguriye ikariso uri umugabo si umugore wanjye
wamugure Rod Bono we niba Rod Bono niba fasha bayita guki Sandrine fasha bayita guki bayita gute pasta bayita Rod Bono ni Robe de nuit Rode de nuit mutaza kubifata nk'imikino yego nta mikino aba bantu uko ari batatu nta na kimwe bakora none se buretse gato pasta uri gutinya kumubaza mama Charlene umuzana mute bifite aho bihuriye n'usenyuka ry'urugo rwawe umuzanye muti hari urwandiko rwanditsweho ntabwo bizi dusoze hanyuma bwana Ezekiel nta kibazo bwana Ezekiel umugore wamaze kuza wahishe Pastor Justin ntiwamuhamagaye nk'umuntu waguherekeje kujya gucyura nicyo sorezaho warampamagaye genda ari kuri gahunda yo kujyana nkubwira ko ufite gahunda muri ribu zitari bwakemuke nari mfite gahunda zigeze muri 2 mu bigo bibiri bya ribu bitandukanye ariko hose hitwa ribu mu masaha atandukanye hanyuma uza kwifashisha bamwe harimo umukameramani wa Gasaro TV harimo Pastor Justin harimo na Sandrine ngira ngo mwarajyanye amakuru nifitiye yewe hafi aho gaho ikibazo cyabonetse Justin bivugwa ko mugezeyo yahise agira izindi gahunda zitunguranye atari yateganyije zatumye avayo hanyuma arabasiga aragenda ariko uvuyeyo ntiwamubwiye umwanzuro wafashwe uko byagenze nyuma yaho atungurwa no kubona ikiganiro wicaranye na madamu utaramuhamagaye uti rero mugenzi inshuti yanjye byageze gutya twagarutse ubu turi mu rugo ariko madamu turategereje azataha nyuma y'aho madamu atahiye ntabwo yigeze umumenyesha nk'umuntu w'inshuti yawe wahamagaye ngo mujyane gucyura ibyo bintu Justin byaramubabaje yewe ntabwo nyamisha ibintu Justin yarabimbwiye kandi nanjye byarambabaje najyaga nkubaza nti madamu naraza nakubaje kwa gatatu umbwira ko azaza ejo ku cyumweru kandi umugore wawe yari yaje kubera icyo waduhishije ugira ubuntu buke no banzureke no ubuntu buke ugira no umwete muke no kwibagirwa ni ibiki kugira ngo ni stress wagize niki iki kibazo tugihanduringe kirangira ubundi se Justin uri hafi Justin uvuze yuko yahansise yaragusize niba yaragiye akarara atambajije uko byagenze niba urugendo rwatubereye amahoro yego bugacya mu gitondo ntambaze ubundi ubwo kumubwira ko madamu yatashye byari kumumarira iki kubera ikiza so munezero nyine yadusize ku rugamba banza wumve wamuhamagaye umugore yagiye urabibwira kubera impamvu icyo utambwiye uti madamu aragarutse duhereze imana icyubahiro nyine tukomeze kubera impamvu yagaragaje dusiga kuri urwo rugamba kandi azi icyatujyanye siko bimeze ntabwo yakumenyesheje ko afite indi gahunda mugenda gahunda yari imutunguye n'umuntu wari uje sinzi ibyo yaraje kumukorera mu rugo bituma agenda tuvayo yego umugore ntiyampamagara ngo ambaze ati urugendo mwagiyemo ni amahoro mwabaye amahoro uracya mu gitondo ntiyambaza rero nahisemo yego kubicisha kuri social media kubera izi mpamvu ebyiri kuguhamagara Kiranuka TV na Gasaro TV kuguhamagara Pastor Claude nkakubwira ati twavuye amahoro buriya wedere impamvu ya mbere yatumye ntanabikubwira ntanabiguhisha yego wari uzi ko twagiye gucyura nibyo wari ubizi ariko naguhamagaye urizi uvuye uretse imvugira namwe mujye mwemera n'amakosa muba mwakoze nta kibazo noneho yego turiyo wowe bwa mbere na mbere ndabizi ko wari witabye ribu uvayo nakuvugishije ndi mu mujyi aho nari ngiye kureba ugiye kuntwara mu modoka urambwe ngo wahise ujya mu Bugesera wari yicaye hano turi mu gucyura ukora ikiganiro icyo ni icyambere we nari mbahamagaye n'ababuze narababuze kuri telefone kandi nagize amakenga icyo kiganiro rero wari urimo nicyo cyatumye ngira amakenga yo kukubwira ibyagezweho acyumvize na gahunda n'imyanzuro yanzuwe kuko numvaga ko uri buhita ubitangaza byanga bikunda bikaba byazamura undi mwuka ntazi bikaba byatuma madamu adataha kubera ko ibyakorewe iriya byatangajwe icya kabiri kukubwira ngo madamu arazi uyu munsi telefone ntabwo zari ziriho wari kubimbwira gute telefone zifunze ndi kuvuga kuri uwo munsi twavuye mwavuye ngenda turimo turasoza noneho kukubwira ngo uyu munsi arazi
byari gutuma n'ubundi ukora ikiganiro kuba ati madamu waze kera azaza ejo aratashye Juste nawe kubimubwira rikodi yiwe iri hafi afite channel mu by'ukuri hari ibintu izi YouTube zidukanga bigatuma hari ibintu tudahita dushyira ku mugaragaro yego kubera impamvu nanone zuko no kwizerana kwacu kuba ari guke ubu se ikintu umuntu yashyira hanze utishyiriye hanze cyaba ari nk'igiki nk'ikibazo cy'uko telefoni zari zifunze zari zizimije reka reka baze gutema amakuru rero sasa uretse gato nk'umunyakuru mbwira uti nibyo cyangwa si byo mugezeyo kubwa n'icyatumye Justin itagenda mugezeyo amakuru ugenda yikwegera mu minara yanjye batinye Justin umugore wawe yatanze amakuru avuga ngo uyu mugabo akunda kuri codinga bazi ubyumve hanyuma babasaba ko nta record zigomba gukora ibyo biba ngombwa ko mukuraho telefone yari iriho ni telefone y'umukameramani wa Gasaro na Sandrine ngewe Ezekiel Rukundo ninjye ubwanjye wifuje ko telefone zivaho uko nari nzi yuko nagusize inyuma kandi nari mbizi yuko isaha n'isaha ugomba kuduhamagara kandi uko nabiketse nuko nazamuye icyo gitekerezo niko byagenze turabashimira wese rero abari gukurikiranye izi channel amahoro y'Imana bari namwe ciao ukatinge twashoje ikiganiro reka ngisubize iki kiganiro cy'uburyo ikiganiro cyakozwe na Gasaro mwumbabarire uburyo ikiganiro cyakozwe na Gasaro banza wito nkuko mubizi bene data nkuko mubizi ndi muri Amerika Pastor Korode yarankwepye Gasaro abana nanjye muri iyo situation ntabwo nagukwepye uretse nibwo buryo mbivuze ntabwo nagukwepye bigitangira kugeza irangiye ni nawe muntu wamaye rifuti narwo mari yanyemereye ifuti yo kujya kunzanira madamu ariko kubera ko Gasaro yari ari kuri gahunda yo kujya kumunzanira nk'umuntu twari turi kumwe muri iyo situation yose kandi akaba yarabyemeye akavuga ati rifuti izamuzana ni nge yaragiye aramunzanira tumugejeje mu rugo nge ninge wazamuye igitekerezo ndavuga rero tubwira abantu yuko madamu ageze gute ahageze ati none se tubikore mu buhe buryo ndavuga ati nge ndumva twakora akaganiro nubwo kaba gatoya abantu bagahita bagira gute babiboneraho nibwo twateye uhita umutwika mitana na mutwika telefone wahaye umudamu wawe mu kiganiro kuki wahereye umugore wawe telefone mu kiganiro wari usanzwe ubikora mu kiganiro muri social media nemeye yuko nangije telefone ya madamu urakoze cyane Imana y'amahoro ibaho umugisha mwiza ntangariza abantu bye nyishyuye murakoze